ry'umubabaro ryururukije Imana, iraza imera umugore ubuzima. Ijwi ry'umubabaro ryururukije Imana, igukura harya wari uri. Ijwi ry'umubabaro ryururukije Imana, irakurutsa, urabiruka bishiramo. Ijwi ry'umubabaro wavuze burya byatumye ugaruka mu buzima. None mu nyongezo ibyo utunze mw'iki gihe cy'inyongezo, Imana yifuzaga kubibonamo inyungu, ari wowe ubwawe, ari n'ibyawe. Yesu yifuzaga kubona inyungu mu mikorere n'ubuzima bwawe bwa buri munsi muri iyi minsi y'inyongezo. Mugabo witwa Yesaya bajyana gusenga Imana imubwira ngo ubwo wayisabye kukurengera. Aleluya. Ku mwami wa Ashuri Imana irabikwemereye. Mu yandi magambo, Hezekiya yambabaje kuruta Shimeyi, kuko Hezekiya ziranye n'Imana. Hezekiya maze gutsindura urugamba, Bibiliya imugaragaza nk'umugabo ngo warwaye, rwara kanseri. Bibiliya ivuga ko ari igisebe cy'umufunzo. Ubu ni kanseri y'uyu munsi, kandi na kera na kare ntago yakiraga. Hezekiya abaganga barapima, baramubwira bati rwose iyi ni kanseri kandi ntizakira. Aragenda ajya ku gisasiro ategereza urupfu. Ugiye yararurindiriye, nibwo umwami Imana yatumye umuhanuzi ngo genda umbwirire Hezekiya ngo Uwiteka ntashaka intambara z'abana bawe nyuma y'uko upfa, none kora inama ya famiye ubagabagabanya imitungo uraga ibyawe, kuko iyi ndwara urwaye itazakira. Hezekiya Bibiliya iravuga ngo arahindukira yerekera ivure, yibutsa Imana imirimo. Haravuga ngo ibuka nagiye ku ngoma, Kacyiru hari Bali, Kansarege hari Dagoni, hakurya Kimihurura hari Nyabingi, hakurya Kabuga hari n'ibindi. Aratondora avuga ngo none Mana, umugabo nkanjye wagukoreye ibigwi nk'ibyo umpembye gukenyuka ngo kandi disi hari ibindi numvaga nzakora. Numvaga nakomeza umurimo, numvaga nageze itorera aha, numvaga nageze igihugu aha. Imana ngo ibyumve iravuga ngo uyu muntu si uwo kugenda. Ituma umuhanuzi akira inzira ngo genda umumbwirire ngo ku gihe wari waragenewe kumara wongereweho indi myaka. Uraza kuba wibaza ngo ko nagiye nkagera itingitingi, ko naraye mu mubyuko, ko nturanye n'umurozi imyaka iyi n'iyi, ko nkoze impanuka 2, 3, 4, ko byangendekeye uku n'uku. Mama burya ibyica nahuye nabyo byakabaye byaransize, ko nabaye mu mashyamba mu nka zikajya ziza zikica inyana, nge ntiziye. Ibintu nahuye nabyo byose ibyari binzengurutse n'ibyica. Utekereze ko Imana ikongeje. Bana b'abahanuzi twarashyinguye, bana b'abavuga butumwa twarashyinguye, twabyirukanye, twakoranye umurimo. Bandi benshi ejo bundi twagiye gushyingura umugabo, urungano rwe rusiganira kumuterura, bakoze ku isanduku irabananira, taza kwibwira ko ihetswe neza. Ababyina ndaba umutoza wabo, ndabagenda imbere ndi umwami. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ko bayizanye mwamabyina, mwamataraka, umwami yizihiwe gucyura isanduku y'Imana mu murwa. Bibiliya ivuga ngo bagitunguka nko hakurya hariya, umugore we yumva igihiriri, arasohoka. Tekereza ko yahagaze ku ibaraza ngo abona igihiriri cy'ababyina bavuza inanga n'ishakwe, ngo yitegereze abona imbere yabo hari umugabo we, kandi arimo arabyina nk'abasazi, arimo arabyina nk'abakabya, arimo arabyina nk'utagira icyubahiro. Mugore ariruka, ramuhubanuza, tibanguka wiruka, aramujyana. Umwami yiruka agira ngo ni ikindi agiye kumubwira. Mikara aramubwira ngo wa mugabo urakabya, uritesha agaciro, nasuzuguza Imana yakwimitse. Aravuga ngo iyo utiyubashye ntunyubaha. Mugore mwiza nkanjye bigiye kujya bivugwa
mfite umugabo ubyina nk'abasazi witesha agaciro, wakabaye wegamye imbere y'isanduku bakugaragiye, wowe n'isanduku bababyinira. Umwami aramubwira ngo umva mugore, cisha make, njyewe nakabaye maze imyaka irenze 40 mpfuye, kuko inyamaswa narwanye nazo zisha abantu batabarika. Aho natsinze intare yari yahatsinze udusore tungana nuko nangana gutabara. Aho natsinze idubu yari yahatsinze abagabo b'ingogo banduta ubunini. Iyi Mana ndimo mbyinira sinzi nje numva ari njye uyirimo umwenda kuruta uko yo yabiwundimo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Kubana namwe ari abari hano, ari abari hirya no hino badukurikiye mu bundi buryo bwose bushoboka bw'ikoranabuhanga. Nejejwe no kubana namwe, nejejwe no gusangira namwe ibyo Data wa twese yampaye ngo mbazanire. N'amagambo numvishije afashije ubugingo bwanjye, numva kandi nta kindi cyo kuvuga. Iyo umuntu ari mu nshingano nk'izi, umwanya we munini uwo gusoma Bibiliya, yewe umwanya we munini uba ari uwo kuvuga. Iyo ugiye ahantu utagiye kenshi, ibyo kuhavuga bibira muri wowe ari byinshi, biba byinshi uburyo gusaba gusenga Imana kugira ngo umenye icyo Imana ishaka kuvuga aho hantu. Amen. Rero muri byinshi Imana ijimpa, numvishije aya magambo ariyo umutima wanjye uhatwa kuvuga kuruta yandi, afite intego itagoye gufata rwose, ego yoroshye, ivuga ngo nukumenya igikwiye mu nyongezo, kumenya icyo umuntu akwiye gukora mu nyongezo. Ijambo rito, n'uwo mwahura mu nzira yakubaza ngo mwize iki, wamubwira ngo twize ko dukwiye kumenya ikintu kidukwiriye cyangwa se icyo dukwiye gukora mu nyongezo. Niyo nsanganyamatsiko, ariko nayo yateza ibibazo. Umuntu yakwibaza ngo ko twaje gusenga, twaje gusaba inyongezo. Inyongezo ni iki? Inyongezo ni amarangamutima y'ucuruza, y'utanga, ni amarangamutima atagira itegeko riyagenga. Ni amarangamutima ashobora kunezeza, ariko n'igihe atakoze nta tegeko rigenga ayo marangamutima yitwa iki? Ayinyongezo. Inyongezo kandi ni ikintu gitangwa na nyiri umutungo. Ikintu cyose nyiracyo niwe ushobora kugena uburyo gitangaho inyongezo. Nabaha ingero kera kandi ntibiteye isoni, nta nicyo bitwaye. Nanjye ndi mu bantu bigeze gucuruza ubunyobwa. Rero ari igihe byakuzagamo ukavikamo ikiyiko ukongeza ikiyiko cyuzuye. Hari n'igihe byakuzagamo ukadaha nka 2 cyangwa 3 akabari tw'umwongeza. Yewe nacuruje na butike, yo najyaga ndangura ibicuruzwa ariko nkarangura n'ikarito ya bombo nzi neza ko ntazacuruza, ngamije kuzajya nyiha abakiriya nk'inyongezo, ariko nkaba nzi ko ayo nayiranguye nzayagaruriza mu bindi muba mwanguriye byanze bikunze. Inyongezo rero ntayiguhaye ntiwandega, oya ntabwo iri mu byo waguze, ariko kandi nyiguhaye nanjye mfite icyo nkukeneyeho gitumye ku byo waguze hari icyo nkunagiraho. Amen. Impamvu ya mbere ituma umucuruzi ashobora kukongeza niyi, nukugira ngo akwireherezeho, akurinde gukebakeba ku maduka n'amabutike bimuzengurutse. Bega nukugira ngo agufata gutware burundu. Kandi mbibutse ko ikigara kenshi dukoresha abakozi, inyongezo ntabwo iba mu by'umukozi amurikira boss. Oya da, hari igihe mutuma abana mukoza amabomba agana n'abana banyu, zirya bombo murazibagabagabanya, ariko iyo umucuruzi yamwihereye inyongezo nawe yibeta agiye kuvoma akakanyunguta, kuko mu byo boss yamutumye inyongezo ntiyarimo. Yandi magambo kandi biravuze ngo inyongezo ishobora gutuma niyo namuhenda
azajya agurira iwanjye. Kubera iki? Inyongezo njya munagiraho yumva iwanjye haruta ahandi hose yagenze. Amen. Alleluia. Byangiriye umumaro utwo tubombo, utwo tubiswi najyaga ntanga, najyaga mbona bingirira umumaro. Ubwo abacuruzi namwe ndabakopeje, muzajye mudutekereza. Turya n'utuntu dutoya, ushobora no kurenzaho 100 ku giciro ukamwongeza bombo y'10 kandi ntamenye ko 90 bigendeyemo. Ariko kababaza umucuruzi igihe akongeje 5 6 kandi bwacya akabona ugiye kugurira kwa Rudomoro. Pega we, na bombo zanjye uriye, n'amabiswi yanjye nguhaye 2 3 urankasa ugiye kugurira kwa Karekezi. Biraryana ku buryo wumva wazimurutsa, wumva wazimwishyuza, wumva haragarutse wazazishyira kuri fagitire. Kubera iki? Wari wamwongeje kugira ngo ugire gute? Umwiharire. Iki kintu cyitwa inyongezo aguha umurima munini cyane, kabona ntago ugoroye neza, ukambwira uti zino metero 2 ziri ku ruhande wazimpaye kugira ngo habe hagoroye, nshobora kuguha metero 100, nyamara metero 2 nkakubwira ngo hoya keretse nuzigura. Aho nagennye kuguha nahaguhaye, nshatse nakongeza, nshatse sinakongeza. Ngombwa nuko ibingana n'ikiguzi watanze wabibonye. Jyana rero. Burya nta nubwo wabaza ngo kuki Nyiraminani umwongeje kandi Nyiraneza ntumwongeze. Uburenganzira bwanjye, ngombwa nuko nabahaye ibingana n'ikiguzi mwatanze. Amen. Ikintu cyose rero nimba cyongezwa na nyiracyo kandi akabikora agira ngo yireherezeho uwo mukiriya atazajya ahandi, ndashaka kuvuga ku nyongezo y'ikintu kimwe nacyo gifite uwagitanze, ushobora kugena igihe kirangirira kandi yashaka akanacyongera kikaba kigari. Kintu bita ubuzima. Alleluia. Niba naratangaga bombo muri butike yanjye, ni nako Imana itanga ubuzima ari yitanga inyongezo y'ubuzima yonyine. Iki cyumba cyongerezwamo ubuzima nta umugore yakora ngo yinjiranemo n'umugabo. Bashatse umugabo wawe bamwongeza, ariko bashatse yanajyana ibyo. Burya umugore wawe bamwongeza, ariko bashatse yajyana ibyo. Njyewe mbyara umwana hari wa 2, mudamu wanjye inda yamuriye kuruta iya mbere. Aho twari turi, aho nari ndarandembuza, arambwira ngo ngwino ndaza. Ugeze imbere arambwira ngo erega ndapfa. Ngo erega ndapfa, ngo ariko nindamuka mpfuye wenda uyu mwana akabaho, ngo uzagire gutya na gutya. Ngo na wa undi mukuru, ngo nawe uzagire gutya na gutya. Arantekerereza, ndamubwira none se madame, kuvuze kupfa nuramuka udapfuye? Ngo yewe, ngo erega ngo ndamutse ntapfuye, ngo nazitura Imana kugufasha kuyikorera kugira gutya na gutya. Aravuga ageze hagati, ndamubwira ntigezaho, utavuga n'ibizatugora. Nicyakoze icyonzi nuko isezerano ryanjye atari ryo gupfakara none. Arambwira ngo yewe, ngo ibyo ni ibyawe, ngo ariko nimba hari amakosa nagukoreye umbabarire kuko ndapfa. Ndakata ndagenda ngeze nk'hariya, arandembuza ndagaruka. Ndamubwira ariko nturagira ibyiringiro kuri bubyare tugataha. Arambwira ngo ibyo ni ibyawe, ngo unganiriza numvaga bije, ngo ariko uragiye numva ndongeye ngize ubwoba ngo nshobora kuba mpfa. Ndamureba. N'uyu munsi tuvugana, iyo byagize uko bigenda, mvuga iryo jambo rivuga ngo erega ndapfa, agahita avuga ati Imana imbabarire. Ndimo ndashaka kwibaza ngo mami y'inyongezo y'ubuzima itangwa n'uwatanze ubuzima itangira ryari kandi irangira ryari? Reka tuvuge ku bantu 2 bitwaye nabi mu nyongezo, tuvuge n'abandi 2 nibura bitwaye neza mu nyongezo, tuze gusorezaho turebe icyo twakura muri aya magambo Imana yampaye. Amen. Iyo usoma igitabo cya mbere cy'Abami, some mu bice 2 hereye nka 20 kuzamura,
uraza kuhasanga inkuru z'umuhungu witwa Shimeyi, umuhungu w'umugabo witwaga Gera. Shimeyi yakoze amakosa n'abasazi badakora. Shimeyi yakoze icyaha gihanishwa igihano cy'urupfu. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ko yatutse Dawidi, amutuka umugenda, amwita igicucu, amwita ikigoryi, amutuka ibitutsi ndengakamere, kugeza ubwo abari kumwe nawe bavuze ngo reka iriya mbwa y'intumbi twambuke tuyice igihanga. Umwami arabasubiza ngo oya, mpuriye he namwe bene Seruya? Niba Imana yemeye kwanuka, nimumurekanuke. Umwami yaje gusoza urugendo rwe, asigaho umuhungu we, amubwira ngo ndagiye nk'uko abandi bagenda, ariko ibyo Shimeyi yangiriye ntuzakunde kwimvi ze zinsanga iyo ngiye utabanje kubiziryoza. Salomo ageze ku ngoma ahamagara Shimeyi, aramwicaza, aramubaza ngo Shimeyi, Shimeyi, uri amahoro? Ati ndamahoro. Uribuka ibyo wakoreye umukambwe wanjye? Ati ndabyibuka. Aravuga ngo narinje kukwikubita imbere ngo ngirirwe imbabazi, ubwo atampoye ari umwami nawe ntumpore. Salomo aramubwira ngo nta kibazo, nanjye ndakomeza isezerano rya data. Genda wiyubakira inzu Yerusalemu, uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Shimeyi arashima, koma yombi arataha. Mu myaka 3 yonyine Shimeyi yari yibagiwe isezerano yagiranye n'umwami, ngo bamubwira ko indogobe ze zambutse zagiye kwa Kishi, ariruka ajya kuzishaka. Inkuru ziriruka zitaha ibwami. Umwami aramuhamagara ati nyitaba, amugeza imbere, amusubirishamo ngo uribuka ibitutsi watutse umukambwe wanjye. Aravuga ngo urabizi ko biriya igihano bihabwa ari igihano cy'urupfu. Aravuga ngo nanjye narabikoze ndanabyemera. Aravuga ngo niki cyatumye urenga ku itegeko wahawe, ukarenga ku ndahiro nakurahije, ukava aho twasezeranye kutazava, ukambuka Kidironi ukajya ku musozi utemererwaga kujyamo. Kandi disi mu nyumvire, mu nyongezo yatunze indogobe, mu nyongezo yatunze ingamiya, mu nyongezo yatunzemwe amashyo, kandi mu nyongezo iyagumaho atategekwaga kurenga, iyo yigumiraho yari yakebewe. Inyongezo ye ntekereza ko yari kuramba. Mu yandi magambo, iyo witwaye neza mu nyongezi ihora yiyongera. Iyo witwaye nabi mu nyongezi, inyongezi iragabanywa. Umwami abwira abishibe, arababwira ngo uyu mugabo ni mu murenzi umudugudu, ugende mu musogote kandi amaraso ye ntambarweho, ntanabarwe kugiye gukora icyo gikorwa. Amaraso ya Shimeyi abarwe kuri Shimeyi kubera ko yarenze kuki. Twasomye izindi nkuru, ariko Shimeyi simutuye ahantu hakomeye. Kacyiru ni muri ahantu hakomeye. Nanjye ngenda mwizinshi. Uzi ko nabonye hari ibice n'abasazi badasara bajyamo, bose bacurike piriya muri Croix Rouge, berekeze pfa mu Kabagari. Uzabicunge mu ndebera umusazi usara yambuka kaburimbo, ntacyo mvuze. Ariko ibisazi bya Shimeyi mbayeho igihe maze kwisi, sindabona undi musazi nka Shimeyi uhangara. Mbatangarize ko gutuka Imana n'umwami no mu nzozi nunabirota utuka Imana, nunabirota utuka umukuru w'igihugu, uzashaka umuntu mubwira uti ndambikaho ibiganza, narose inzozi zizira. Mu byaha bitababarirwa gutuka Imana n'umwami ni icyaha gihanishwa igihano cy'urupfu. Mbabwire se yuko Yobu arembye, baramubwiye ngo nimba ushaka gupfa byihuse tuka umwami, tuka Imana, ubundi urebe ngo uripfira, ibyo bishyute ntibigume kukuzonga. Mu yandi magambo, gutuka Imana no gutuka umwami egare gupfa. Shimeyi niwe gihararumbu nabonye, niwe gikenya nabonye, niwe musazi byajaguye, niwe muntu watorotse indera, niwe muntu wagize amahirwe benshi mutazabona. Cyakoze natwe twagiye tuyagira.
natwe iyo dutekereje abo twari bo mbere yo gutunga Kristo, dusanga umwami yaragiye atugirira ibambe mu bihe byacu twagapfuye. Ariko bikantera ubwoba ko nyuma y'imbabazi z'umwami nibeshye nkambuka Kidironi. Twasomye izindi nkuru z'umugabo witwa Hezekiya. Hezekiya rero we yambabaje kuruta Shimeyi, kuko Shimeyi nta mateka y'imyemerere nasomye ngo mbone. Shimeyi nta mateka y'imisengereye nasomye ngo mbone. Ariko Hezekiya nasomye Bibiliya nsanga ni umuhanga mu gusenga. Yewe ni n'umuntu uzi Imana ku buryo ageze ku ngoma. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ko yasenyeye izindi mana zose mu Isiraheli, akamenagura ibicaniro byazo, agategeka Abisiraheli gusenga Uwiteka Imana Nyirijuru. Haleluya. Mbona Bibiliya imwerekana cyane cyane mu bice 19:20, muraza kuhamusanga asumbirijwe n'umwami wa Ashuri, arimo avuga ngo ibyiza byose byo mu gihugu, mafeza, mazahabu, bana b'abahungu, bagore beza kuruta abandi, byose byohereze. Mwami wa Ashuri arabishaka. Mbona Hezekiya byimana, mugabo witwa Yesaya bajyana gusenga Imana imubwira ngo ubwo wayisabye kukurengera. Haleluya. Ku mwami wa Ashuri Imana irabikwemereye. Mu yandi magambo, Hezekiya yambabaje kuruta Shimeyi, kuko Hezekiya ziranye n'Imana. Hezekiya maze gutsindura urugamba, Bibiliya imugaragaza nk'umugabo ngo warwaye rwara kanseri. Bibiliya ivuga ko ari igisebe cy'umufunzo. Ubu ni kanseri y'uyu munsi, kandi na kera na kare ntago yakiraga. Hezekiya abaganga barapima, baramubwira bati rwose iyi ni kanseri kandi ntizakira. Aragenda ajya ku gisasiro ategereza urupfu. Ugiye yararurindiriye, nibwo umwami Imana yatumye umuhanuzi ngo genda umbwirire Hezekiya ngo Uwiteka ntashaka intambara z'abana bawe nyuma y'uko upfa, none kora inama ya famiye, ubagabagabanya imitungo, uraga ibyawe kuko iyi ndwara urwaye itazakira. Hezekiya Bibiliya iravuga ngo arahindukira yerekera ivure, yibutsa Imana imirimo. Haravuga ngo ibuka nagiye ku ngoma, Kacyiru hari Bali, Kanserege hari Dagoni, hakurya Kimihurura hari Nyabingi, hakurya Kabuga hari n'ibindi. Aratondora avuga ngo none Mana, umugabo nkanjye wagukoreye ibigwi nk'ibyo umpembye gukenyuka, ngo kandi disi hari ibindi numvaga nzakora. Numvaga nakomeza umurimo, numvaga nageze itorera aha, numvaga nageze igihugu aha. Imana ngo ibyumve, iravuga ngo uyu muntu si uwo kugenda. Ituma umuhanuzi akira inzira ngo genda umumbwirire ngo ku gihe wari waragenewe kumara wongereweho indi myaka 15. Amen. Abantu zarazara bimubwira, maze kubimubwira iki Imana ivuze burya kingana n'ikikoze. Uminsi mike ya Hezekiya aba yakize, n'inkovu zirasibangana neza bamutaraga. Bakunzi ba Hezekiya hirya no hino, matorero batandukanye baturanye yose azana amaturo yishimwe, baraza bashimana Imana, bavuga iby'Imana ikoze. Nibwo ngo umwami w'i Babuloni nawe ngo yamenye ko Hezekiya yakize, nawe ngo ategura amaturo meza kwiyazamunezeza. Fata bantu barayatwara, witwa Berodaki mwene Baradani, ngo bafata umwanya baragenda bajya gushaka Hezekiya, bamutura amaturo. Baramubwira ngo tunejejwe n'iby'Imana yawe yagukoreye, twishimiye kugirana amasezerano y'ubufatanye, nta gihugu cyacu kizatera icyanyu, ntago muzeza ngo tubure ibyo kurya, ntago tuzeza ngo mubure ibyo kurya, nka zanyu ntizizabura amazi, amariba yacu yuzuye amazi. Bagirana amasezerano, kandi cyari ikizira yuko ubwoko bw'Imana bugirana isezerano n'abanyamahanga. Bagirana amasezerano.
Bibiliya iravuga ngo Hezekiya azengurutsa ab'i Babuloni urusengero, ububiko bw'intwaro, ahabikwa imibavu ihumurira Imana, bikoresho byose ibinezeza Imana byose by'i Yerusalemu. Hezekiya arabifata bimurikira ab'i Babuloni. Amaze kubimurika, muhanuzi aza yiruka amubwira ngo yewe Hezekiya, ati karame, bariya ni bande mwari muri kumwe? Ati ni abantu b'iyo bigwa baturutse mu gihugu cya kure, bageze hano se babonye iki? Aramubwira ngo nta kintu na kimwe cyo mu byo ntunze ntaberetse. Aravuga ngo babivuzeho iki? Babonye ari byiza. Aramubwira ngo umva uko umwami Imana avugana nawe, ibintu byose waberetse ntago bari buryame, ntago bari businzire, byose bazaza babitware, nta na kimwe kizasigara mu nzu y'Imana no mu gihugu cyawe, zaba intwaro, zaba ibyiza, yaba amafeza n'amazahabu waberetse uko yometse ku nkuta z'urusengero. Muhanuzi aramubwira ngo bizagenda, ngo kandi si byo gusa, ahubwo n'abana bawe b'abahungu bazabajyana babagira inkone, babagira abakozi, bazabajyana babica urubozo kubera ikosa wakoze. Nasomye izi nkuru ndababara, ndavuga ngo iyo Hezekiya yipfira, iyo Hezekiya yipfira, iyo Hezekiya yipfira. Ejo bundi umwaka washize hari umusaza warwaye ufite imyaka nka 70, araremba, ajya mu bitaro baramubaga. Yararwajwe n'umukobwa we, avuye mu kinya, ava mu kinya avuga ngo ndamureba marayika, ngo ndarureba rwa ruzi, ngo ndabona abarugendaho bose bambaye neza. Aravuga ngo nanjye ndagiye, abwira umukobwa we ariko ari mu kinya, ngo nanjye ndagiye, muzabwira abasigaye aho nagiye. Umukobwa we arampamagara, arambwira ngo sengera papa avuye mu kinya ariko arimo arateshaguzwa. Ndamubaza ntaravuga ngo iki? Arimo arambwira ngo uruzi rwiza rw'ibirahure, abantu bambaye ibyera, ibisorori biri hakurya y'aho ari, ngo arabona ibintu atigeze kubona, ngo kandi arimo aravuga ngo nzabwira abasigaye aho agiye. Umukobwa arambwira ngo sengera papa ntapfe. Ndamubwira ndi mbabarira, ahubwo reka dusengere so apfe. Arambwira ngo toka dayimoni. Ndamubwira ni witokesha dayimoni. Niba umusaza uri hejuru y'imyaka 75 akubwira ko areba ururembo, akubwira ko ibisorori biteretse, akubwira ko areba bambaye ibyera, wimugarura mureka agende. Umukobwa wahita nkupa, araguma arasenga, ise niyapfa. Reka mbatangarize ko mu mpera z'uyu mwaka ushize bamutenze. Umunsi bamutenga nahamagaye umukobwa we, ndamutonganya ndamubwira nti ibintu bibaye kuri so Imana izabikuziza. Iyo umureka akigendera, sengesho ryawe umenye ari ryo ryamugaruye. Marira yawe sinzi ibyo weretse Imana, Imana iramwongeza iramugarura. Ariko kugaruka kwa so kurambabaje, kubona umusaza uri hejuru y'imyaka 70 atenzwe. Ndamubwira ngo nuzuye umubabaro w'ibyago bibaye kuri so kandi Yinyongezo. Reka twirebera abantu babiri bagerageje. Turareba kuri Yosefu, turebe no kuri Dawidi, ubundi twisengere. Amen. 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 Yosefu ndamuvuga ibintu bibiri namukundiye yakoze. Ikintu cya mbere Yosefu mukundira ni umunsi ageragezwa na nyirabuja. Mana ishimwe. Se gusoma itangira ibice 39 umanuke hepfo uraza kubibona. Yageragejwe na nyirabuja bigoye cyane. Mbibutse ko burya akenshi na kenshi iyo abantu barya neza banasa neza, iyo abantu boga neza burya banasa neza, iyo abantu baryama heza banasa neza.
Mu yandi magambo biragaragara ko uyu mugore yasaga neza kuko ibyangombwa byose byatuma asa neza yari abifite. Ariko Yosefu aratsemba. Nyirabuja ati turyamane, muhungu arabyanga, arongera ati turyamane kuko Bibiliya ivuga ko yabimupropoje inshuro zirenze imwe, abyanga, rimwe aramwerurira, aramubwira ngo muri uru rugo nta muntu n'umwe urundutamo keretse wowe kuko uri muka data buja. Aravuga ngo nta kintu na kimwe data buja yasize akinyimye keretse wowe. Aravuga ngo none Imana nkorera, haleluya, yabanye nanjye umunsi njugunywa mu rwobo nkagira umugisha nkasanga n'amazi arimo ngo anyice. Imana nkorera yabanye nanjye munsi nacuruzwaga nk'itungo ku isoko, ikabana nanjye singurwe n'abajya kunshakamo inyama zo gusimbura. Yosefu abwira nyirabuja, namubwira ngo Mana nkorera yabanye nanjye nkagirira umugisha ku mugabo wawe akanonesha, uyu munsi izina ryanjye rikaba rikomeye. Aravuga ngo natinyukane, njyewe natinyukane, Yosefu natinyukane, gutinyuka gukora icyaha gisa gityo, nkacumura kuri databuja wo mu ijuru, nkacumura no ku mugabo wawe databuja wo mu isi. Ntago hashize igihe Yosefu arakomera. Aba bahungu barimo abavuze ngo Karose araje, bamwe bavuze ngo tumwice, bamwe bavuze ngo tumujugunye mu rwobo, n'ababaye inkwakuzi mu gufata amaguru n'amaboko bakajugunyamo. Abona bamugeza imbere kandi bahamugera akomeye, nawe uwo yashaka yamuta mu rwobo, nawe uwo yashaka yamucanira itanura agatwikwa, nawe uwo yashaka yamufunga. Ariko aravuga ngo babapakirire, babaha ibirenze ikiguzi cyo mwazanye. Arabapakirira baragenda. Bibiliya ivuga ko ku nshuro ya kangahe ngo byageze aho yumva ibineza bimunaniye kwihangana. Biravuga ngo araturika, araboroga, n'abanyegiputa barabyumva, ananiwe kwihanganira kuguma kuzajya ahahira abavandimwe we batamuzi. Avuze ijambo rikomeye, arababwira ngo ndi Yosefu, harimo akadomo, ngo bose baterwa ubwoba no kuba imbere ye. Arahindukira arabakomanga, arababwira ngo ntimwigirire nabi. Haleluya. Mana ikwiye kutwigisha kumenya igikwiye mu nyongezo y'ubuzima, tukamenya icyo dukwiye gukora niba tugize umugisha uwera wa Isiraheli akatwongeza. Yosefu aravuga ngo ntimwigirire nabi, mwibwiye ko mumpimye, mwatekerezaga ko munjugunye, ariko data wo mu ijuru wajyaga ndotesha inzozi yafashe amarangamutima yanyu ayahindurira mu kirere cyo gukora k'umwuka. Haleluya, agendana nanjye, mwana yarantora, mwandetse ntiyandeka, none ubu ndi uwo ndiwe none. Navuga ngo ni Imana yashimye ko mbabanziriza ino. Imana ishimwe. Ntago munyongeza araho kubafata ngo mbagenze uko mwangenje mwabaturage. Ntago munyongezo araho kubabaza amakosa y'ubugoryi mwakoze kera. Mbibutse ko aba bana batumye se yera arirabura, bishe inama bakurunga ikanzu ya Yosefu. Mu yandi magambo ibimenyetso by'uko Yosefu yagiye babyeretse se, miryango irihanagura. Ariko Yosefu, amen. Navuga ngo mu nyongezo naho kubatuza i Gosheni, mu nyongezo naho kubagira abaruta abanyegiputa, mu nyongezo mukwiye kwambara neza kuko uwo muvindimwe nakomeye. Mu nyongezo saho guhora, mu nyongezo saho kukereka, mu nyongezo ntago araho kugakuba, ahubwo mu nyongezo naho kukazamurira ibyiringiro. Twasomye iyindi nkuru nsorejeho y'umugabo witwa Dawidi. Dawidi nawe ndamukunda, ni mwene Yesayi. Imana yamugiriye neza imurinda impfu nyinshi, murazizi. Abanditsi bavuga, ari umwanditsi nabonye wavuze n'utundi tunyamaswa uyu mugabo yishe. Icyakoza abahanga bafashe izikomeye kuruta izindi
baba arizo bibandaho. Biravuze ngo ubasha kwica intara akica idubu, imbwebwe, imbwa, injangwe, ibiziramire, ibiki n'ibiki byo yari yaramazeho, yari yaratsembye. Icyo akoze baravuga ngo reka turebe igihatsi ibindi yishe aba ari cyo tumwitirira. Baravuga ngo banditse inyamaswa z'inkazi, ariko umubare w'inyamaswa ntoya yatesheje abana b'intama, umubare w'ibikururuka yatesheje abana b'intama ntiwabara. Baravuga ngo yarwanye intambara nyinshi, ariko reka turebemo intambara yishemo igihangange kuruta ibindi. Baravuga ngo urugamba rwari rukaze kuruta ibindi ni urwo yishemo Goliyati w'Igati. Haleluya. Nawe rero yaje gukomera bumwami, sanduku y'Imana iranyagwa. Hashize iminsi ajya kuyizana, irateza ibibazo mu nzira, yatetswe nabi, itagiye ibyinirwa, itagize abayitambira, iteza ibibazo ijya ahandi. Murabizi igihe cyo kujya kuyicyura, aravuga ngo iby'isanduku y'Imana yagombaga gukorerwa. Haleluya. Irataha ihetswe neza, ababyina ndaba umutoza wabo, ndabagenda imbere ndi umwami. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ko bayizanye mwamabyina, mwamataraka, umwami yizihiwe gucyura isanduku y'Imana mu murwa. Bibiliya ivuga ngo bagitunguka nko hakurya hariya, umugore we yumva igihiriri, arasohoka. Ntekereza ko yahagaze ku ibaraza ngo abone igihiriri cy'ababyina bavuza inanga n'ishakwe, ngo yitegereze abona imbere yabo hari umugabo we, kandi arimo arabyina nk'abasazi, arimo arabyina nk'abakabya, arimo arabyina nk'utagira icyubahiro. Mugore ariruka, ramuhubanuza, tibanguka wiruka, aramujyana. Umwami yiruka agira ngo ni ikindi agiye kumubwira. Mikali aramubwira ngo wa mugabo urakabya, uritesha agaciro, nasuzuguza Imana yakwimitse. Aravuga ngo iyo utiyubashye ntunyubaha. Mugore mwiza nkanjye bigiye kujya bivugwa ko ufite umugabo ubyina nk'abasazi, utesha agaciro, wakabaye wegamye imbere y'isanduku bakugaragiye, wowe n'isanduku bababyinira. Umwami aramubwira ngo umva mugore, cisha make, cisha make. Njyewe nakabaye maze imyaka irenze 40 mpfuye, kuko inyamaswa narwanye nazo zishe abantu batabarika. Aho natsinze intare yari yahatsinze udusore tungana nuko nangana gutabara. Aho natsinze idubu yari yahatsinze abagabo b'ingogo banduta ubunini. Iyi Mana ndimo mbyinira, sinzi nje numva ari njye uyirimo umwenda kuruta uko yo yabiwundimo. Haleluya. Amabwira Mikali atumva, kandi Mikali utanakomeza, bagira ngo ubanze wibuke. Haleluya. Haleluya. Subira inyuma mu mateka nkwibutse. Wagiraga abasaza bawe bangaha? Ati ndabibutse. Arihe? Ati bazize iki? Niyo mu ijuru yabishe. Dawidi ati yamburira amaboko. Arongera ati ntiwagiraga so umwami? Ati naramugiraga. Arihe? Aramubwira ngo umva Mikali, Imana ndimo mbyinira. Oh haleluya. Ni ya yindi yishe so, ikamwicana n'abahungu be, igakura ubwami mu maboko ya bene bwo, ikabushyira mu biganza by'insuzugurwa mwene Yesayi. Aravuga ngo iyo ndimo mbyinira, ahubwo ndeka nje gukomeza. Ntabwo impuguro zawe nzumviye, ntabwo inama zawe nzumviye, ngiye kurushaho kuyibyinira. Icyo cyubahiro uvuze abaja n'abagaragu bazabimpa, kandi n'ingoma yanjye izakomera. Aravuga ngo nzarushaho kuyibyinira, nzarushaho kwigira insuzugurwa, nzarushaho kuyicira bugufi. Aravuga ngo kandi Mikali, ubwo ukinishije ubyinira Imana, uraje uhure n'ikibazo. Mwami arasohoka asubira mu mudiho. Amen. Ubuse mbabwira umugore wari uherutse gukira ikirundo cy'amabuye,
uyu mugore bamukatiye urwo gupfa kubw'icyaha yakoze. Ageze imbere ya Yesu yandika ibyaha by'abazanye amabuye. Bose baragenda. Bamaze kugenda, umugore ngo atahana ikibazo kibaza ngo uyu mwami unyongeje wemeye ko mbaho nari napfuye, amabuye bayazanye namwitura iki? Ntago Bibiliya ivuga igihe yamaze ashaka icyo yamwitura, ariko ngo yarashyize arakibona. Baragenda kugurira umukondo mwiza, haleluya, w'amavuta y'igiciro. Gwaraza amenya aho Yesu arimo kwigishiriza, gwaraza aca mu bantu abona kupfundura byatinda. Bibiliya ivuga ngo yarawuvunnye awuca ijosi ayamucuncumuriraho imbere ya rubanda. Maze ba Mikari bahagurukira icyarimwe rero ngo aya mavuta ziziki. Mbagira ngo mbatangarize ko inama z'Abayuda badashaka ko Yesu asukwaho amavuta, inama z'aba Mikari zerekana ko mukabya zizatuma n'ibyo basokuruza bari barabitse, zizatuma n'utwo wari waribikiye utaraviriya muri rya shyamba, muri cya giturage. Inama za Mikari n'inama z'Abayuda zerekana ko ayo mavuta utari ukwiye kuyamusukaho, zizakumaririza. Yesu arabitegereza, haleluya, haleluya. Navuga ngo uyu mugore, umuntu wababariwe byinshi, iyo agiye gukunda cyane, mu yandi magambo ntago yakwibakirwa ikirundo cy'amabuye cyari kigiye kumurundwaho. Mu minsi ya Yinyongezo yumvaga nta kindi yakora uretse gusiga umwami amavuta. Kandi ubwo ndasoje. Imana ishimwe. Dore ikintu giteye ubwoba. Murongo wa 16 w'ibice 20 twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Harimo agace gateye ubwoba ku murongo wa 17. Haravuga ngo igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose sogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni. Iyaba nibura batwaraga ibyacu bagasiga ibyo basogokuruza baruhiye. Ijambo ntago muri buri byumve. Yemwe torero, yemwe kanserege, iyaba iyangirika ryacu ryatwaraga ibyacu, ariko nibura umusingi basogokuru bubatse. Nibajije ngo mama Yinyongezo ni nziza cyangwa ni mbi? Mama, ubona yarakubereye nziza? Uzi ko twigeze kugira gahe, twajyaga duhura ku mugoroba n'itsinda twasenganaga, tukaganira ngo twibukiranye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, turebe nimba hari uwacumuye. Tukisaka ukumva umutima uraguhamiriza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ukumva n'utuntu tw'amaso n'utwabereye imbere mu mutima watekereje. Hari igihe nicara nkavuga ngo iyo mba nagendeye burya, iyo mba naratashye urya munsi muri birya bihe najyaga numva nuzuye, ariko nkasenga Imana nkayibwira ngo ungirire neza, ungirire ibambe mw'iyi minsi y'Inyongezo. Mw'iyi minsi y'Inyongezo menya ikintu nkwiye gukora. Mbabwije ukuri, jyewe nakabaye narajyanye na Shimeyi, kubera ko Inyongezo zanjye inyinshi nzifite ntaramenya Imana. Se mbabwire inkovu zindiho, se mbabwire ibintu by'ejo bundi unazi wanjye akamena ikirahure 7:40 z'ijoro agasuka esanse mu ntebe no muri sara agakongeza. Ejo bundi mbabwire iby'ibyo kurya nasangiye n'akana k'iwanjye kakaremba kagapfa tukagahamba, hashira icyumweru tugahambye nkaremba nk'uko karembye. Unakaza kanyitegereza akambwira ngo kandi ibyishe umwana wawe nibyo bigiye kukwica.
Use mbabwira iby'impanuka, mbabwira ibyahe n'ibyahe. Mama inyongezo yanjye itangira ryari, zasoza ryari? Mbajyanye iwanjye, nimunyarukire iwanyu. Niki cyatumye bakwita? Niyo mwungera ubwaryo n'irigenurano, niko nitwa. Ni izina ry'ibyiringiro bike ba data na ba mama bari bafite. Baravuga ngo ariko ibyo ari byo byose uwagatura Imana yakabera umwungeri, yagakuza. None dore mbaye umusaza. Ndagira ngo mbatangarize ko inyongezo imenywa n'uyitanga. Iyaba twamenyaga ubwinshi bwayo, ahari tukamenya ko iri mu isoza, twakoresha amaboko, twakoresha amaguru, twakoresha ikibuno, twakoresha umugongo, twakoresha n'ubwonko. Kubera iki? Yuko twamaze kumenya neza yuko inyongezo yacu iri mu isoza. Jo bundi muri covid, mukristo umwe waho nayoboraga ndavuga ngo ndashaka umushumba wanjye, baramubwira ngo nibishoboka. Arababwira ngo mutamuzanye muragirwaho n'urubanza. Barampamagara, ndagenda banyambika kwa kundi, ndagenda musanga ku gitanda wari. Arambwira ngo nagutumiye kugira ngo uzabe umuhamya w'urugendo rwanjye, kuko iri joro ndagenda. Itoka ati hoya witokesha ndagenda. Ntihoya niwatakaje ibyiringiro reka ngo usengera. Ati hoya winsengera kugaruka, kuko aho njya ni heza kuruta aho nshaka ko nguma. Nasenze ndwana nawe, navuga ni mwami Yesu, ibika imirimo y'umuja wawe umutugarurira. Ati hoya pastor, wishyiraho iryo ngiryo ngo imutugarurire, ndeka ngenda aho njya ni heza. Hongera n'Imana, wibuke ko asize utwafite utwana kandi tukiri duto, akwiye kugaruka mutwa. Ati hoya pastor, injyanye ifite uburyo izadutunga, winsengera iryo sengesha ahubwo nsabira mbere nk'ibisukwa ku gicaniro. Nabonye aho nsengera umuntu dutongana, akajya nca mu ijambo mu isengesho ngo garukiraho, ngo ndeka ngende. Ndasenga ndisoje ndataha, nka saa 5 z'ijoro barampamagara ngo arapfuye. Reka dusenge. Icyo nzi nuko Imana yamaze kuvugana nawe. Kandi disi buri ibintu dutungiye mu nyongezo si ibyacu. Ibyo mwari mwaguze byashizemo. Ikingana nayo wari ufite gishiramo. Mu byo ubura nibyo waguze, ntabwo ubura n'inyongezo. None si inyongezo yawe niyanjye byaziye rimwe. Ngiyanjye numvira imbere y'iminsi 8, mbere yuko iwacu banyita izina, numva aribwo natangiye inyongezo. Keze nko mu myaka 10 n'ingahe, hari akandi kantu nibuka kabaye gatuma numva inyongezo yarakomeje. Kandi icyo gihe ntumbaze dawe uri mu ijuru, ntumbaze ndakuramutsa Mariya. Inyongezo yanjye ko ari uko nyibara. Mama urayibara muri ya ndege, urayibara muri rya sasu, urayibara muri ya mihoro, urayibara muri ya marozi, urayibara kuri ya nda yari kuzengereje, urayibara uhereye kuri cya gitega. Urabara inyongezo yawe uhereye ryari? Yego igihe wayiboneye urakizi, ariko se urabona isigaye ingana iki? Mutekereze mwiyunamiriye, umuntu wese muhaye akanya kugira ngo atekereze. Yesu yantumye ngo mbabwire ngo umuntu wese wateranye iri teraniro, Imana irashaka kumubona akora asobanukiwe. Iri jambo Yosefu yavuze mu nyongezo ntago ari aho guhemukira Imana yangiriye neza ngo mpemukire na databuja. Mu nyongezo ntago ari aho kukereka no kukihimuraho. Mu nyongezo nuaho gutuza abantu Gosheni, naho kugaburira abashonje. Mu nyongezo naho kwambika bambaye ubusa. Mwarimu aravuga inyubako, reka mbatangarize ko iyi nyubako mugiye kuyubaka mu nyongezo, kandi muraza kuyubakisha iby'Imana bahereye mu nyongezo. Ikinejeje nuko iyo ukoze igikwiye mu nyongezo, uwongeza ubuzima arakomeza akakongeza. Twiyunamire, twitekerezeho, ubundi dusenge. Uraza kuba wibaza ngo ko nagiye nkagera itingitingi, ko naraye mu mubyuko, ko nturanye n'umurozi imyaka iyi n'iyi, ko nkoze impanuka 2, 3, 4, ko byangendekeye uku n'uku.
mama burya ibyica nahuye nabyo byakabaye byaransize ko nabaye mu mashyamba mu nka zikajya ziza zikica inyana nge nizi ibintu nahuye nabyo byose ibyari binzengurutse n'ibyica utekereze ko Imana ikongeje bana b'abahanuzi twarashyinguye bana b'abavuga butumwa twarashyinguye twabyirukanye twakoranye umurimo bandi benshi ejo bundi twagiye gushyingura umugabo urungano rwe rusiganira kumuterura bakoze ku isanduku irabananira taza kwibwira ko ari ubugari ari ububogari ni Imana ikugiriye ibambe igukubisa inyongezo biragatsindwa n'Uwiteka kubona uwo wongeje ahahira mu maduka yo kwa ba Rudomoro biragatsindwa kubikongeje ikubona wamaze kuvugana n'ijwi ry'umwuka abantu batitwaye neza mu nyongeza Imana bahaye muhaguruke tubasengere ntatinze yari yakongeje kugira ngo ikwiharire yari yakongeje kugira ngo ube umwantonera yari yakongeje kuko wari wavuze ko uzavuga ubutumwa yari yakongeje kuko wari wavuze ko uzaririmba yari yakongeje kuko wari wavuze ko uzihangana utarusenya yari yakongeje kuko wari wavuze ko birya mwavuze Imana nibyo yambwiye ngo mbasubiriremo birya mwavuze basaza mumeze imvi birya mwavuze bagore b'amajigija birya mwavuze basore b'amabogari nibyo Kristo Yesu yantumye ngo mbabwire ngo birya byatumye abongeza ariko aje kugirana ibibazo namwe kuko nyuma y'inyongezo niba hari usanze yasengerwa narambura ikiganza tumusengere nyuma y'inyongezo ushobora kuhagwira mu byaha ukanywa ibitanywebwa nawe ubwawe ukavuga ngo iyo mba naripfiriye bitaraza zinganda zisohoka buri munsi zabatwaye yo mwipfira muri za 80 yo mwipfira muri za 90 yo mwigendera muri za 200 mbatangariza ibi ntabwo Imana yabongereje kugira ngo mwandagare Hezekiya yari yamwongeje ariko muri 15 y'inyongezo yakoze ibidakorwa akururira Isiraheli ibibazo reka ngutangarize ko iyo ugenda uri umukiranutsi abana bawe bazari kuzitabwaho n'Uwiteka ariko burimo wiyanduza urasemera n'abana bawe batagutuma gukora ibyo ujyamo mu nyongezo rambura cyane umuntu usanze hari icyo yagombaga gukora mu nyongeza atakoze wahigishijwe imihigo n'ibihe bitoroshye wahindukiye akerekera ivure kavuga ngo mbakubyara neza mpagukira ububurozi mpakuva muri iyi mpanuka mpagucika ibi n'ibi byari bikugarije Imana ikabyumva ikagira icyo ikora wewe warambuye haguruka ku maguru yawe yombi tugufashe gusenga ubuzima bushyirwaho n'Imana ibusoreza igihe ishakiye ikugiriye neza ikakongeza yari ikeneye kukubona uyikorera yari ikeneye kukubona usenga none irakubona usinda none irakubona usambana none irakubona ubeshya none irakubona urwana none irakubona n'inzangano mu nyongezo ntago harahibyo haraho gukorera Imana we warambuye haguruka nundi wese witekerejeho akumva akeneye umusada w'Imana ngo akore igikwiye mu nyongezo ahaguruke tumusengere Yesu aguha umugisha Yesu aguha umugisha Yesu aguha umugisha Yesu aguha umugisha ijwi ry'umubabaro ryururukije Imana iraza imera umugore ubuzima ijwi ry'umubabaro ryururukije Imana igukura harya wari uri ry'umubabaro ryururukije Imana irakurutsa urabiruka bishiramo ijwi ry'umubabaro wavuze burya byatumye ugaruka mu buzima none mu nyongezo ibyo utunze mw'iki gihe cy'inyongezo Imana yifuzaga kubibonamo inyungu ari wowe ubwawe ari n'ibyawe Yesu yifuzaga kubona inyungu mu mikorere n'ubuzima bwawe bwa buri munsi muri iyi minsi y'inyongezo itubera iminsi y'umumaro ari twebwe ari abacu ari ibyacu basabe mwese muhaguruke dusengana Imana ibane natwe muri iyi minsi y'inyongezo ibane natwe muri iyi minsi yacu y'ubuzima Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu Mwami Irembo ryera